ubundi habamo ikinyabutabire cyitwa etanol. Ariko ni nayo mpamvu mubona ku icupa runaka handitseho 5%, 4%, 30%, 18%, 40%. Nko mu Rwanda niba ntibeshye, etanol yemewe nyinshi ishoboka mu binyobwa byo mu Rwanda ni 45% za spiriti. Rero bishatse kuvuga iki? Etanol yirengeje urugero ifitemo ubushobozi bukomeye bwo kwangiza umubiri w'umuntu, bwo gutuma umuntu aba imbata ku kiyobyabwenge runaka. Ibi binyabutabire rero bigaragara mu nzoga z'inkorano cyangwa se zitujuje ubuziranenge, ntago ari metanol ibikirimo, ntiwamenya nibiba birimo, ariko by'umwihariko haba harimo metanol, ntago ari etanol. Metanol rero ntago yeremewe kujya mu mubiri w'umuntu. Ni nayo mpamvu nk'uko Deje yabivugaga, nk'uko mwanabyumvishe mu makuru, mwabonye ko mu turere tumwe na tumwe ndetse n'ahandi hatandukanye mu mujyi n'ahandi hagaragaye ikibazo gikomeye cy'uko mwagiye mubona abantu hafi 300, 400 bajya mu bitaro za ICU, mukabona abantu mukumva abantu bapfuye. Ni ukuvuga ngo kuri uko bazikora baragenda, ni amasukari batwika, ni amarangi bashyiramo, ni amatafari bashyiramo. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu byaremuwe kujya mu mubiri w'umuntu. Iyo byinjiye mu mubiri ni uburozi buba bwinjiyemo kandi bukwica ako kanya. Buriya benshi bapfa iyo zimaze kugera mu mubiri, icyo zikora zihita zigenda zikangiza ubwonko, zikangiza umwijima ako kanya nk'uburozi. Ni nko kunywa side, iragenda igashwanyaguza aho igeze hose, yageramo impyiko zikaba zirapfuye. Ubu ngubu dufite abantu bamwe na bamwe bapfuye hafi 40-50, ariko abo bantu bose abenshi usanga bishwe nuko amaraso yanduye, yagiyemo imyanda ikomeye, igifu cyashwanyaguritse, bamwe babaruka amaraso, umwijima ugapfa, ariko n'impyiko zigahita zihagarara gukora, zigapfa ako kanya, kubera ko ntago ari cyo byaremewe. Nababwira rero muri makeya situation dufite, ntimugire ngo ni mu Rwanda gusa. Ubu ku nzoga byonyine zisanzwe nibura 400,000 z'abantu ku isi bafite uburwayi bufite aho buhuriye n'ikoreshwa ry'inzoga. Nababwira ngo nibura 2 hafi 3 miliyoni barapfa buri mwaka ku isi kubera ikoreshwa ry'inzoga. Mu Rwanda ho ubushakashatsi bugaragaza ko 1.6% ni nko twavuga umuntu umwe muri 60 bafite ububata ku nzoga. Izi zisanzwe mubona zitari n'izi z'inkorano. Ku izi z'inkorano zo ni ibindi, ho ni urupfu rwigendera, urazinywa nturara. Mu rubyiruko ubushakashatsi bwagaragaje ko 7% bafite ibibazo by'ububata ku nzoga. Ikindi, ibiyobyabwenge bindi bisanzwe hafi 290 bakoresha ibindi biyobyabwenge, aho 10 noneho bo bitera. Nuko nabibabwiraga, mu Rwanda dufite hafi abarenga 4,000 bitera ibiyobyabwenge bya heroine by'umwihariko, bakoresha ishinge. Aha muhatega amatwi, kubera ko murabizi ko mu Rwanda prevalence cyangwa se rate cyangwa se ingano y'ubwandu bwa sida mu gihugu cyacu ni 3%, ngira ngo murabizi. Ariko ugiye mu bantu bakoresha ibiyobyabwenge, mu bushakashatsi bwakozwe muri 24, muri abo bajene bitera ibiyobyabwenge
sida, ubwandu bwa sida bwikubye inshuro enye ugereranyije na porosantaje y'igihugu. Bishatse kuvuga iki? Sida muri bo, ubwandu bwa sida buri hejuru cyane, hafi inshuro enye. Ariko ikindi, hepatite C na B nayo ubwo birajyana. Ntitukuyeho indwara z'igituntu. Murambaza ngo kubera iki? Ni ukuvuga ngo aba bajene bitera cyangwa se aba bantu bitera ibiyobyabwenge, murabizi ko ibiyobyabwenge ntibyemewe. Aho babikuraho inzego z'umutekano niwe babidusobanurira neza, kubera ko ntago hari ibyo utarinda. Nubwo ari bakeya, mwumva ari bakeya, ugiye mu bindi bihugu bidafite inzego zikora neza, usanga ari benshi cyane. Umwe aragenda agafata urushinge, aho mwirigara bakorera biterera urushinge rumwe rukaba rushobora gukoreshwa n'abantu 10. Ni ukuvuga ngo niba umwe arwaye arahita ahereza abandi bose. Kubera ko heroyine inahenda cyane, muzabona ashobora no kwitera, kubera ko bari bafite gakeya, umwe agahita avoma amaraso ya mugenzi we akayitera, kuko ya maraso arimo ikiyobyabwenge nawe akitera. Iyo ni realite tubona, niko kuri tubona. Mutekereze kandi uwo muntu, abantu bibwira ko uwo muntu umuhuye ngo umumenye. Abo bajene, abo bantu ni abakiriya ba buri muntu wese, kuko kanaka bose akabanduza rimwe na rimwe ntanabitekereze. Ibiyobyabwenge rero n'inzoga zikabije ni ikibazo gikomeye. Ikindi wenda navugaho, Antoine, ndabona hari abashyitsi bakuru bacu twategereje.